Yes, turabahaye ikaze nanone ku muyoboro wacu wa Zis Official Rwanda. Mukurikira ibiganiro byacu turabibona kandi turabibashimira. Uyu munsi rero tugiye kuganiriza cyangwa tugiye kuganira ku bimaze iminsi bivugwa mu itangazamakuru byinshi byo ku isi byabivuzeho, ariko cyane cyane ibyo muri Afurika ku kibazo Kenya ifitanye na Uganda cyazamutse iminsi mike ishize, aho bamwe bitana ba mwana ku bijyanye n'uburenganzira bafite bwo gukora ku nyanja y'Abahinde. Ibyo rero nk'uko bigaragara, igihugu cya Uganda ni igihugu kiri enclave cyangwa se kidakora ku nyanja, kimwe n'ibindi bihugu byinshi muri aka karere ka East Africa ntibikora ku nyanja, ariko ikirimo ni uko buri wese yibaza ese ubundi kudakora ku nyanja kw'ibihugu bivuze iki mu mategeko mpuzamahanga? Ese ibyo bihugu birengerwa gute ku nyungu zituruka ku nyanja, ndetse n'ubundi buryo bwo kugenda ubuhahirane cyangwa se guteza imbere ubucuruzi? Ese bivuze ko igihugu nyine kidakora ku nyanja kiba gifungiye mu mipaka y'ibindi bihugu? Amategeko mpuzamahanga afite uko abivuga, kuko yabonaga ko ari ikibazo yenda se n'ibibazo byagiye bivuka, ariko bashyiraho itegeko ryo gukemura ibyo bibazo bishobora kuvuka bitewe n'imipaka y'ibihugu, cyane ko ibihugu burya bigira nyine icyo bita kutavogerwa cyangwa souverinete. Kuba kitavogerwa bisobanuye ko nta muntu ushobora kwinjira cyangwa igihugu ngo cyinjire ku mipaka yacyo kidahawe uburenganzira n'ikindi gihugu. Tugarutse rero ku kibazo kiri hagati y'ibyo bihugu byombi, byazamuwe n'ijambo Perezida Yoweri Museveni Kaguta yavugiye mu itangazamakuru mu minsi yashize, akavuga ko atumva ukuntu Kenya imubuza gukoresha inyanja y'Abahinde, ndetse avuga ko iyo nyanja ari iye, inyanja yitiye, inyanja yisiye mu buryo nyine bwe afite icyo ashaka kuvuga, ari nacyo tuzi buze kurebaho ku mategeko. Mbega yatanze n'urugero, aravuga ngo nimumbwire ukuntu abantu baba batuye mu nzu imwe y'igorofa, hanyuma iyo nzu ikaba ifite ubusitani, umwe akaba atuye hasi kuri furo yo hasi, hakaba n'undi utuye hejuru kuri furo ya nyuma, hanyuma uwo hasi akavuga ngo ngewe rero ngo ubu busitani bwose ngewe wemerewe kubukoresha, ngewe wemerewe kubufatiramo akayaga, abandi bose ntibemerewe kubera ko ari buri hasi. Icyo yashaka kuvuga ni uko inyanja twese dusa nkaho wifate nk'aya nzu y'igorofa, noneho buri wese bitewe n'uwegereye inyanja, ubwo tuvuge ko ari mu igorofa ya mbere, uri kure y'inyanja ari mu igorofa ya nyuma, hakaba n'urimo hagati, ariko bose mu by'ukuri wa mugani wa Museveni bafite uburenganzira kuri bwa busitani bwa ya nzu nk'uko yabivugaga. Ariko se amategeko nyine mpuzamahanga abivugaho iki? Ko ushobora gusanga bwa busitani buri imbere buri hasi ari ku ibaraza ry'aho umuntu wo hasi, utagomba kumuvogera, utagomba kuhaza igihe uhashakiye, cyangwa se hakaba hari inzira zindi zateganijwe ushobora kunyuramo ariko udashatse kuvogera ubusugire bwa wundi utuye hasi. Mu by'ukuri rero ni challenging, ni ibintu abantu batashobora guhita bumva, ariko ndagira ngo mbabwire ko mu mategeko mpuzamahanga bifite uko byateganijwe ku buryo igihugu cyose cyemerewe kugera ku nyanja, mu gihe nyine nta makimbirane ibyo bihugu bifitanye yandi, kuko bisaba ko bishingira ku masezerano. Reka tuvuge ku masezerano ya UN CLOS cyangwa se United Nations Convention on the Law of the Sea. Ni amasezerano agenera ibihugu uburenganzira bwo gukora ku nyanja kuri bya bintu bidakora ku nyanja. Muri ubwo burenganzira rero ibihugu bifite harimo uburenganzira bwo kugera ku nyanja, access to sea cyangwa to ocean.
right of access to the sea. Ibihugu bidafite inyanja bifite uburenganzira bwo kugera ku nyanja binyuze mu bihugu bituranye nabyo cyangwa binyuze mu bihugu bizikoraho. Ni ukuvuga ngo ubwo ni uburenganzira ibihugu bifite bidakora ku nyanja. Bifite kandi uburenganzira bwo gutambutsa ibicuruzwa, freedom of transit. Bifite uburenganzira bwo gutambutsa ibicuruzwa ariko binyuze muri bya bihugu nyine bikora ku nyanja. Ubwo burenganzira nanone bikagira uburenganzira bwo gukoresha ibyambu bya bya bihugu nyine bitura inyanja. Uburenganzira bafite ko nabo bashobora kugenda bagashyiraho ama warehouse yabo, igihugu gishobora kugenda kigashyiraho warehouse kuri cya cyambu. Bifite kandi uburenganzira bwo gukoresha inzira zose z'ubwikorezi zo mu kirere, za gari ya moshi, mu mihanda binyuze muri bya bihugu bituranye nabyo. Bifite kandi uburenganzira bwo gukora amasezerano yihariye. Bashobora gukora amasezerano yihariye aba bihugu bituranye mu mikoreshereze nyine y'ubwikorezi cyangwa se y'uburyo bwo kuzagera ku nyanja. Ayo ni amasezerano yihariye ibihugu biba bishobora gukora kugira ngo nyine bishobore kubyaza amahirwe inyanja zibagenera nubwo batazikoraho. Kandi ntabwo byemewe gutanga akato, cyangwa ibihugu ntibishobora gutanga akato ku gihugu kidakora ku nyanja ngo bakibuze ubucuruzi kubera ko kidakora ku nyanja. Ndetse n'ibihugu bidakora ku nyanja burya byemerewe gucururiza mu mazi magari, mu mazi mpuzamahanga. Bashobora gukoramo ubucuruzi, uburobyi cyangwa n'ibindi, ndetse bakaba bashobora no guhabwa inyungu zituruka kuri ya mazi magari, amazi mpuzamahanga. Kuba rero igihugu kidakora ku nyanja ntibivuga ko birangiye nyine gifungiye aho ngaho. Amategeko mpuzamahanga yabiteganije muri ubwo buryo, ariko yongeraho ko ibyo bishingira ku masezerano ibihugu bigirana, ku masezerano y'uturere, y'akarere igihugu giherereyemo y'uburyo bizajya bigenda. Ariko ntibijya kuvogera cyangwa se ngo bibuze umudendezo w'igihugu runaka, cyangwa ikindi gihugu kibyitwaza kimenasa ikindi kivuga ko kigomba kubikora ku ngufu bidashingiye ku bwumvikane cyangwa ku masezerano bigirana hagati yabyo, cyangwa ngo ikindi cyitwaze ko gikora ku nyanja gihe akato kidakora ku nyanja. Byose ntabwo bimagirirana, ariko icyo navuga ni uko bibanzirizwa n'amasezerano ibihugu bigirana, cyangwa se imiryango bihuriramo, imiryango mpuzamahanga za East Africa, hari imiryango myinshi tuvuga iyo muri Afurika. Hari imiryango myinshi, aho dufashe nk'urugero wenda nka AU, umuryango munini, cyangwa Africa Union, SADC. Iyo yose ni imiryango ibihugu bihuriramo bikagira amasezerano agenga imibanire yabyo, ariko bitabanya amasezerano y'igihugu ku kindi mu bijyanye n'ubucuruzi, cyane cyane ibyerekeye nyine no gukora ku nyanja. Ni ibyo rero nagira ngo tuganireho, tuse n'ababivugaho mu buryo buvunaguye, ariko ngira ngo mbabwire ko ibyo Perezida Museveni wa Uganda yavuze bifite aho bishingiye, ariko nanone bivuzwe mu buryo bwa politike, ntabwo byavuzwe mu buryo bushingiye ku mategeko mpuzamahanga agenga nyine gukoresha gukoresha inyanja. Mu by'ukuri rero iyo bivuze mu buryo bwa politike, umunyapolitike burya yavuze ibintu byinshi, yavuze ikintu waba azi neza n'icyo avuze, ahubwo twebwe nitwe twumva ibyo atavuze. Ariko burya umunyapolitike afite imvugo akoresha kugira ngo imvugo yigere kure, yumvwe n'abantu benshi, ibacange. Ariko burya mu gikari hari biba biri gukorwa bijyanye n'amategeko, amasezerano mpuzamahanga akavugwaho, ku buryo rero ntibishobora guteza rwose ikibazo. Imvugo za politike nyine zisanzweho, abantu bafite ukuntu bavuga mu buryo bwa politike, abatari abanyapolitike nyine tukabyumvira ko byacitse. Njye simbona ko byacitse, kuko nyine amasezerano mpuzamahanga ariho, amategeko mpuzamahanga ariho, y'ibijyanye n'uburenganzira bw'igihugu kidakora ku nyanja, uburyo gishobora gukora ku nyanja cyangwa kikabyaza umusaruro iyo nyanja, kuko inyanja ni
n'iy'ibihugu byose n'ibitayikoraho, ariko ubwo yavuga ngo yewe inyanja y'Abahinde ni iyanjye, ndashaka kuyigeraho byihuse. Bishoboka ko rero hagati y'ibihugu byombi hashobora kuba hari umwuka utari mwiza, wenda akaba ari bwo buryo nk'umunyapolitike yakoresheje kugira ngo ibyo yavugaga byumvwe n'abantu bose, ariko mu by'ukuri ntabwo ashobora kugenda ngo yigarurire ya nyanja wenyine ngo nk'uko yitiye ngo ahite agenda abikore atagendeye ku mategeko mpuzamahanga cyangwa ku masezerano mpuzamahanga. Icyo gihe byakitwa ko avogereye igihugu, avogera ubusugire bw'igihugu, ndetse bishobora guteza n'umwuka mubi ushobora no kubyara intambara nk'uko babivuga. Ariko biba byakozwe mu buryo butagendeye ku mategeko mpuzamahanga cyangwa ku masezerano mpuzamahanga, ariko mu buryo busanzwe rwose. Ibihugu byose bidakora ku nyanja bifite uburenganzira ku nyanja bishingiye ku masezerano, bifite uburenganzira bwo gukoresha imihanda ica mu bindi bihugu, ikirere cy'igihugu, za gari ya moshi, amapayipe ariya amatiyo acamo za gaze akaba yaca mu kindi gihugu agiye mu kindi. Ibyo byose bishingira ku masezerano, kandi ntabwo uko havutse ikibazo cya gihugu gikora ku nyanja gihita gifunga, ntibyemewe n'amategeko mpuzamahanga, ntigihita gifunga kugira ngo gihime cya kindi. Aho ntabwo byemewe, niyo mpamvu bavuga ngo ntabwo igihugu cyemerewe gutanga akato ku kindi kishingiye ko gikora ku nyanja cyonyine, hoya ntibishoboka. Ni ukuvuga ngo rero abibazaga cyangwa se batekerezaga icyo Museveni yashaka kuvuga mu buryo bwa politiki, nyine ibyo yavuze nuko byumvikana, ariko mu buryo bw'amategeko byumvikana ukundi, ndetse uzaye mu mategeko ahita abyumva neza. Namwe rero abakurikira ibibera muri aka karere ndetse n'ibindi muri rusange, mumenye ko igihugu cyose kitakora ku nyanja gifite ubwo burenganzira gihabwa n'amategeko mpuzamahanga cyangwa amasezerano mpuzamahanga akemerera gukoresha cyangwa kubyaza umusaruro inyanja binyuze mu bindi bihugu bihana imbibi. Ariko niyoza neza ko ibyo bintu bishingira ku masezerano, amasezerano ibihugu bigirana cyangwa amasezerano uturere ibihugu bihuriramo cyangwa imiryango ibihugu bihuriramo bigirana y'uburyo bizakorana. Iyo haje umwuka mubi nibwo nyine ubona byazamutse gutya, umutegetsi umwe cyangwa umuyobozi akavuga ati, akagira ibyo atangaza bikumvikana nyine nk'uko byumvikanye, n'undi akavuga ibye n'undi akavuga ibye, ugasanga haje umwuka mubi. Ariko mu by'ukuri burya ikibazo se kuki kivuzwe uyu munsi? Ubuse tuvuge ko nta bicuruzwa biva mu Mombasa bikagera i Bugande? Tuvuge se ko nta bicuruzwa biva Dar es Salaam bikagera i Bugande? Mu by'ukuri byari bisanzwe bikorwa neza cyangwa bizamo utubazo tugakemuka, ariko buriya ni ukuvuga ko muri sisiteme y'ibi bihugu harimo ikibazo batari kumvikanaho, ariko ntibivanaho bwa burenganzira igihugu gifite. Kuko sintekereza ko uyu munsi Kenya yafunze imihanda ngo ikabuza amakamyo ya Uganda cyangwa se ikabuza ibicuruzwa bya Uganda kugenda. Ubwo hari ikindi kibazo cya politike, nabyo tuzagera tubimenya. Burya abayobozi b'ibihugu cyangwa se abategetsi b'ibihugu bafite ukuntu batangaza iyo byatangiye gutya nyine kututumba. Buri gihe tugenda tubona update, tuzakomeza kugenda tubagezaho ibizajya bivugwa, ariko cyane twibanda ku cyo amategeko abivugaho, kuko ntabwo dusesengura politike, ariko dushobora kuvuga icyo amategeko avuga ku byo abanyapolitike bavuze. Ariyo mpamvu bategura iki kiganiro kugira ngo abantu basobanukirwe cyangwa se abadukurikira basobanukirwe n'icyo bivuze kuba igihugu kidakora ku nyanja n'uburenganzira gifite. Murakoze cyane, turabushimira ko tugaragaza ko mukunda ibyo twagezaho. Reka dukomeze tubashakire n'ibindi ntaho butaha.